Ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. U Rwanda rukomeje ingamba z'ubwirinzi mu gukumira icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yagaragaye mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. HDI ifatanyije na RBC n'abafatanyabikorwa nka IPPF na IOM bakomeje ubukangurambaga bugamije kwigisha uburyo bwo gukumira iki cyorezo mu turere duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu gihe kingana n'iminsi 5 bahuguye abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'ibigo nderabuzima n'abashoferi bambukiranya umupaka bose hamwe bagera kuri 200. Ijana bo mu karere ka Rusizi barimo 50 bo ku kigo nderabuzima cya Shagasha, 50 bo mu kigo nderabuzima cya Moncyangugu na Saint François, nabo mu karere ka Rubavu, ijana barimo 50 bo ku kigo nderabuzima cya Rugerero na 50 bo ku kigo nderabuzima cya Gisenyi. Bahuguye ku buryo bwo gukurikirana ibimenyetso, gutanga amakuru ndetse n'uburyo bo ubwabo bagomba kwirinda. Ari ibyorezo byinshi twari tuzi, ariko ntago twari dusobanukiwe bundi buryo Ebola bundi buryo ntago twari tuyisobanukiwe, ariko byadufashije kuba uyu munsi mu mahugurwa duhawe dusobanukiwe, tugasobanukirwa n'uburyo twayirinda n'uburyo twatangamo ubukangurambaga igihe tugeze mu baturage. Umwitozo twakoze uyu munsi wari umwitozo wo kugira ngo twaguke mu bumenyi, tumenye eske ni iki twakuye mu mahugurwa, eske amasomo twaba twayakurikiye. Niwo mwitozo twakoze kugira ngo turebe koko amasomo niba twayakurikiye neza. Noneho binatwungurana nama yuko uburyo tugomba kwitwara mu baturage bijyanye nuko niba habonetse uburwayi bitakuraho izindi serivisi, ko hari izindi serivisi zigomba gukomeza gukora, cyane cyane nka serivisi yo kuboneza urubyaro. Ntabwo Ebola yahagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abahuguye bashima iki gikorwa, ariko nanone bagasaba ko bahuzaho kubahugura ngo kuko ibyorezo bidateguza. Cyambe cyamurwa ni meza, turishimye pe, ni meza, yatunejeje, ariko kugeza ntabwo nahagije kuko kumenya nyine ukomeza ukunda kiga buri ko bukene ko bwije, uko tubona ko isi y'itera imbere byo twize none ikibazo kiza cyahinduye izindi ngamba. Rero twifuza ko wenda buri gihe twaduhora amahugurwa ahagije n'ubumenyi ngiro ku buryo ikintu cyose cyaza giteka ryose twese dufite ubumenyi bwabyo nuko twagikurikirana. Muri makeya byagiye dufasha uko dukurikirana sosiyete nyarwanda no mu baturage, cyagiye dufasha buri munsi ko bukene ko bwije tugira ubumenyi bwiyunguye kubwo dufite. Naho kuva tariki ya 2 Kanama, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyafunze inganda 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge, kinahagarika ibinyobwa zikora. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yaho isuzuma rigaragaje ko izi nganda zashyiraga mu binyobwa byazo etanolo idatunganyije neza, yangizaga ubuzima bw'ababinywaga. Leta y'u Rwanda igaragaza ko kuva muri Mutarama uyu mwaka 2026 abantu 50 bishwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge, 100 barahuma. Mu gihugu habaruwe abantu 11,000 babaye imbata z'izi nzoga. Twegera abaganga badusobanurira uburyo etanolo yangiza ubuzima bw'umuntu. Etanolo ituma umuntu wayifashe cyangwa yinyoye yihagarika cyane, bityo amazi akamushiramo, akarwara umutwe, akabura apeti. Izo ni ingaruka za bugufi. Akumva ameze nabi mbese, ibyo mu ndimi z'amahanga byitwa hangover. Izo ni ingaruka za bugufi. Ingaruka z'igihe kirekire ni yangiza umwijima, ibyo mu ndimi z'amahanga byitwa cirrhose hepatique, bikangiza ubwonko, bigatuma n'umuntu uzikoresha igihe kirekire azikenera buri munsi, mu ndimi z'amahanga icyo bakwita addiction. Etanolo ishobora kwica umuntu, cyane cyane iyo anyweye cyangwa ahuye nayo ku rugero rwinshi cyane. Impamvu nyamukuru ni uko ishobora guhagarika imikorere y'ubwonko n'imyanya y'ingenzi y'umubiri. Ni nta kandi dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha.